Karibuni. Asante. You again? Iki kibazo cyane igihe kibazo cyane. Isoko tukunda gura mu rugo bimeze. Nise naha warahamenye. Kumenya ahantu se kumenya ahantu bisabye. Bifata n'ibintu bikomeye n'akamaro cyane ifite impamvu. Ariko mugabo uranshakira iki mu rugo rw'abana? Ndakubaza. Wambwira amagambo make ikintu ushakira mu rugo rw'abana? Wa mugabo bivuge kangahe kugira ngo icyo kibazo n'abakimbajije ubushize sinagusubije. Njye nabonye rwose uri umuntu ushobora kuba wumva usobanutse ntabwo urantunguye cyane. Utananuka ariko utarambaza ibintu uzi utantuka nta kintu nagusobanurira. Ntekereza ko mu masomo warahawe bakwishe discipline sibyo? Wowe ubibwirwa hano rero discipline yanjye naho nitorezwa wowe uhazi ibyo bintu bimenya gute ukwiye kubimbaza. Ntekereza ko wakabaye bigaragaza ntabigaragaza se ariko reka ngusobanurire wivunika kaze ngufasha. Hano ubushize duhura nagusobanuriye yuko ikibazo ufite n'icyo mfite birasa, so tukwiye kuganira rero nk'abagabo ko dufite ikibazo kimeze kimwe. Aha ni mu rugo rw'abana bacu. mu rugo rw'abana bacu njyewe nawe mbese twafatanyije kubyara. Kubyara n'iki se? Harya ngo umwana se umwana ubundi wowe uzi ko umwana afite agaciro ki hagati y'umwana n'undi? Abana bifata gute? harya ngo hano ngo afite umwana Kerere n'umwana wawe. Nongere ndikwaze bwa kabiri niba utambeshye umbwisha ukuri. Ni gute umwana w'umugabo ufite igihagararo nk'icyo ufite ubushongore n'ubukaka nk'ubwo ufite aza gukora mu kazi ko mu cyangwa hari ibindi wamutumye? Niba hari ibyo wamutumye nabyo okay, icyo si ikibazo kindi mfite ko umwana wawe aba ari hano cyangwa atari hano. Ahubwo ni ukumva umugabo nkawe ufite ubushongore n'ubukaka nk'ubwo ufite umwana waza kuza gukora akazi ko mu rugo. Okay, ibyo nta kibazo. Ubishoye bite? uyu mwihorere ni umuntu tugenda. Erika ngomba kumenya impamvu muza mukinjira. Nzisimo muzanye ibiki ntabwo mbizi. Ibyo rero ni uburenganzira bwanjye kubaza kuri buri kimwe cyose. Wowe ndakuzi niba wabyitire simbiza ariko siko mbitekereza, ariko ndabasabye bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma muza mu rugo rw'umwana wanjye, muza mutavunyishije icyo kintu rwose. Niba muri abantu biyubaha gihagarike. None se mubaze ikibazo kimwe cyonyine, ubu ngiye kuza muri urugo ni wowe nahamagara, ni wowe navunyishaho, ni wowe nabwira cyangwa hari undi? Bwira nyir'urugo nta kibazo. none se warabizi? hanyuma uwo muhamagaye yambwira ko abizi ko afite umushyitsi utunguranye cyane. Ariko ntukwiye kubimbaza bakabimubaza aho. Umva mugabo, ibyo tubyihorere tusijya Liliane. Sasa kama tujadiliane ibyo nagusaba ni ibyo ngibyo, sivyo? Usizidi tena kuvamia nyumba ya mwanangu. Ndio najua, lakini na wewe ujue kwamba hapa si nyumba yako, ni ya mtoto wako. Si nyumba yangu, ni nyumba ya mtoto wangu. Bwana mkubwa sio mtoto.
ko grand frère Utese. wanzanye ari bunzanyemo Sha petit frère biriya bintu bibaho. Nyine ntabwo nzi ko basanga bariya bose nyine ngo duserere bingana kuriya ariko nyine naba hano uriya ni se wa Frank urumva mu rugo rwabo rero bashaka kuvuga ibyo bishakiye. umvanye mu rugo ati vayo tujyane mwereka umwana. Nta mwana mbonye, nta mwana unyeretse, ahubwo ni intambara. Nyine umwana warahari nubwo bibaye intambara ariko ntabwo byanga bikunda uzamubona kandi ugomba kumukurikirana ukamwitaho. Urumva icyo nari nkuzaniye ntabwo birangiye. None se ngubu urambwira yuko wabyaye umwana waramwadupse se umuzana mu rugo rwo kwa Frank? Genda gake petit frère. Ni ukuvuga ntabwo namwadupse. Umwana nabyaye twabanyeho. Nararunguye ngira umugore ariko tuza kunaniranwa. Ariko tunaniranwa afite umwana wanjye. Rero haciyemo ibihe byinshi ariko uwo mwana rero niwo banongera ngo mumenye ugize umwito uko njyewe already bamaze nyine urumva reba nk'ibibaye ubu ngubu nyine. Ariko wowe kubera ko bagomba kutamenya ko tuvukana bizoroha ko ubasha kumwitaho no kumenya n'ibindi nyine imipango yanjye nyine tuzabikorera. Umugore mwarashakanye mwarabanye ni mwadutumiye. Ubukwe bwabaye mbere yo kujya muri misiyo bwabaye nyuma? Oya njyewe mbana n'uriya mugore nta bukwe bwabayeho. Ntawe. Ahubwo nyine muri icyo gihe ndimo gutegura ngo wenda tuzakore n'ubukwe niho nyine nahise mbona ko imico ye kabisa itarimo guhura n'iyanjye. Mbona atari we umugore rwose w'inzozi zanjye nifuzaga. Mpitamo rero kwemera ko nza nyine uwo mwana nyine abaho muri buriya buzima nyine nkamukurikirana nubwo biba bigoranye nyine. So rero hano ahangaha kuri uyu mupangu ndagira ngo umwana atumenye nk'umuryango, sibyo? Noneho buhoro nyine urumva ni ibintu ushobora gufata umwanya ariko azagera ahabyumve kandi azi mu muryango. Turamujyana se biragenda bite? Dukora iki? Ntabwo icy'ingenzi ari uko tuhita ari ukumutwara. Wowe bigenze gakeya. Wowe urabanza umenyane nawe nk'ubu turavana uko byagenda kose akumenya kubona ku buryo ikindi gihe ushobora kwizana ushobora gupanga ukuntu ushobora guhura kugeza igihe nyine imipango yanjye izakoraniriza akagera mu rugo kandi bizemera. Ari Franka umugore we na se bazi ko tuvukana? Ntabwo babizi nta nubwo bagomba no kubimenya. Ubu umuntu ungana kuriya tuvuge ko yayoberwa wareba abantu ukavuga ati bano bantu ntibavuka? Gusetsa abantu bajya bose nta n'icyo bapfana rwose nta kintu bahurira. Gusa abantu ngo barasa ibyo gusa nka se umuntu nk'umushinwa zo gushaka gusanga asa n'umunyarwanda ntabwo urumva barahuriye. Tangiye ibyo mu ikinamico nawe rero. Okay, niba ari uko ngo turi bubigenze reka tuhave uko yumviye ariko turi bubigenze nta kibazo. Injira. Ndeba hano ibi bintu wasizeho ntabwo ari byo siko bimeze. Ari mirabireko kandi ndabasabye ko bahindura. Ariko urabona yarashaje nicyo kibazo. Oya nicyo mumenya ko kubaka inzu ntabwo ari ibintu byo gukinisha. Ni ugukoresha uburyo tuyihenda. Urabona banyiri inzu barahanisa. Ni karibu. Karibu. Ngaho ugenda. Umeze neza? Ni karibu? Yego. Ngaza kwicara nake. Umeze neza? Tumeze neza.
Mwese muteze. Tumeze neza. Ni mwese musimba hano. Mana yanjye. Excuse gato umuntu agomba kuvugisha. Ego. Wakomeje kunshaka kurambura. Oya. Izo ferabeto ni 5,000. Nari nababwiye ngo bamene dali hanyuma ibyo wenda twazabikora nyuma. Oya iyo nzu niyo ndi kubakira ka petit frère gafite ubukwe. Oya. Erega iyo uri mukuru muri famille ugomba kugira umusanzu utanga. Ugomba kugira umusanzu utanga muri famille. Oya namwemereye inzu igeretse rimwe. Na vewiti zamutwara ariko nyuma yayo nkayimuha. Nicyo rega kuba imfura bivuga. Excuse gato rero naringeze mu muryango w'abantu ndongera kuvugisha. Nari namubwiye izo $80,000 amperemo abo bafundi $2,000 ayabasharinga hanyuma ndi muyakire kuri konti. Sawa. We excuse. Umbabarira akazi kaba kabaye kenshi. Ntabwo biba byoroshye ariko anyway no kwihangana. Amakuru ni meza. Nitwa Prince. Umushoramari ndi rwiyemezamirimo. Nubaka amazu nkayagurisha ndi nkayakodesha. Rimwe na rimwe nkayatangamo na gift. Kubera ko gutanga gift ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bibaho, ni ibintu abiza baba bakwiye byiza. Kubera ibikorwa byinshi mba mfite, inzu nyinshi mba mfite, rimwe na rimwe rigenge mbiha aba managers ariko follow up ikangora. Karero nigeze kumva umwana mpamagara ngo yagerageje guhamagara madamu nifiti yanjye akwibye nuko amaze kumpamagara ambwira ko hari inzu ifite ikibazo. Navuga ngomba kuhagera nkareba ariko byanakemutse. Ari ikindi kibazo iyi nzu mubona ifite? Ndetse mo gato. Nari nzi ko ino nzu ari iy'umudamu. Apurita afite umugabo ubwo rero sinzi niba. Urabona nyine urabona hari umudamu twahuye turaganira ambwira ko afite ikibazo cyaho kuba mu buzima busanzwe. Rero buriya njyewe nahamagara ibi bintu bijyanye no gufasha. Prince yewe ndafasha kandi ikintu mba numva kubaho ari ukubana. Imana iduha ubuntu bukaduha ibintu ariko ubwo simbyishara. Wowe uheruka Bibiliya vuba baravuga ngo Imana iduha ubuntu bukaduha abantu bakaduha ibintu bikatugira aho tugomba kuba. Ubwo rero ntabwo ugomba gufata ibintu ngo birutisha abantu, kandi nta nubwo umuntu aba akwiye kuba mu bintu, aba akwiye kuba mu bantu. Kuri naravuze ngo mama nawe akwiye ibyiza, ngira ngo si nkuwayiguha. Ni byiza arakoze kandi Imana iguhe umugisha. Urakoze. Gutanga yeshimisha kurusha guhabwa. Niko tujya dusoma Bibiliya n'ibindi bitabo by'abizera. Anyway, meze neza? Meze neza. Ariko ndabona umeze nk'umuntu ushobora kuba yashobora ibintu bijyanye na customer care. Simbize niba mwize hospitality. Simbize. Waba ufite inzozi zo kuba icyamamare mu kwandika cyangwa gukina ikinamico? Urashaka kuba icyamamare mu kwandika se cyangwa gukina filime? Ntucikwe n'aya mahirwe uzaniwe na Bright Theatre and Film School.
tubaha amahugurwa n'amasomo y'igihe gito ndetse warangiza kwiga tukagufasha gushaka aho ukorera ibyo wize mu buryo bwa kinyamwuga. Twigisha kandi gufata amashusho no kuyatunganya ari byo camera and editing. Ntimugire impungenge z'imisi cyangwa amasaha ndetse n'uburyo wabangikanya aya masomo yacu n'ibindi wikorera bya buri munsi kuko uzajya wiga muri weekend gusa. Ihutire kuduhamagara cyangwa kutwandikira kuri nomero ya telefone ubona kuri ekara yawe maze utangirane n'abandi. Bright Theatre and Film School turagufasha gukabya inzozi zawe. Ushobora kungira inama, hari inzu nari mfite nashaka gukoramo hoteli, ariko nabuze umuntu w'umwizerwa nshobora kuyiha kaza akajya mfasha kwakira abakiriya customer care kandi ndabona babishobora. Ukuri ndabona babishobora. Ntacyo ndaza kuganirizaho bosi numve ko yabyemera. Okay, nari musanzwe mufite akazi. Muri minsi n'akazi afite. Okay. Wow. Ako nizere ko ufite imodoka kameme. Okay. Okay, nta kibazo. Abantu bose ariko babona ubushobozi bw'imodoka. Okay. Ushaka kuma nimero zanyu. Noneho anyway, hari n'utuntu nabonye plafond ndashaka kwashyiramo rangete. Ndashaka kwashyiramo rangete. Unkorere dovi uhamagare ka gahungu kagafundi. Muvugane bankorere dovi barebe n'amarange kame mu mugore mwiza nkakwiye kuba ahantu heza bantuka ngo irange rikajya rimurika rinamurikana nawe. Uziko yaba ari nijoro inzira irimo irange ryisa. Mwakiramo nimero hanyuma ukazampa message ukampamagara ukambwira irange rigahinduka. Izi print nazo ndashaka ko zihinduka uko ndakaye kabara kundi rirange. Na pink. Oh, pink. Urasa gushyira iyi pink mu nzu ntibyo bigize. Washyiramo iri range ririmo aho umuntu akayigira afonse. So, kuko uzajya winjiramo rikamurika nawe ukamurika. Ariko ushobora gushyira igikuta kimwe kandi ugashyira isanzwe nta kibazo. Abi bitenge birakubera. Birakubera nuko mbona ariko nukugira utanu ujye ukenera ibitenge ujye umbwira mfite mushuti wanjye wa Dubai kandi ajya import ibitenge. Wacyo bambara ibitenge byiza biri class ndabona ngibi bishobora kuba ari bigize. Ndashaka kuzajya kina kintu gitwaye. Nshore wakingure. Mama nimero rero ubwo waguhasiza za boss uri abagabo akenshi kubera bize ive nanjye uriya kumpamagara kugira ngo mfatishe byo bigoye, ariko abagore mukurikirana reka muri ba mutima woroga. Telefone yanjye ifite ikibazo kunda kuzima cyane ushobora gutamba uranze ngo ntabwo. Nta kibazo we mpa nimero ibya telefone nzabihandoringa nta kibazo. Okay. Tuzabikurikirana. Frank rero impamvu ngarutse hano hari ibintu maze kurambirwa, kuko uramutse ugize urugo rubi byambabaza nk'imfura yanjye. Ejo ubwo nari hano nagiye kubona mbona wa mugabo Samuel arakomanze maze namukingurira. Baje hano ari babiri, numva ndatunguwe. Ese ni wowe nanone? Ko ntamubonye ngo mufate mu ijosi nibura muca ingoma. Sinzi n'ibyo nakoze kuko narabirukanye nabikoranye uje ariko naje kwicuza nyuma nagombye kuba naguhamagara ukaza. Ushobora no kutana mu waramubona? Ndamuzi twarahuye ahubwo ntabwo nari nzi ko ari we twaba. Okay. Ntese
ni gute ukurikirana abana banjye aho bavuye warahazaga none nahangana urahamenya kuki nkurikirana abana niki kikugenza niki tangira kunsobanurira byayindi bya umvazanyemo n'imvugo ya gisirikare kubiri kose ntabwo yagomba kunjyewe ntabwo ndi umusirikare ntabwo agomba kunzana ibyo bintu asa n'ikibintu by'igitugu ndarakara mvira hanga kumeza kumukirana abantu ni gute umuntu w'umugabo nkawe uvuga ngo hano afite umwana akaza gukora akazi k'umugabo ni gute nsobanurira ese koko uwo mwana ni umukozi cyangwa hari ibindi bimugenza ahangaha ibyo bintu rega ufite ikintu bapanga na isimbi reka ndakekerera ko bakabivuganye umukuru wanjye ahari ko nizo ntambara twarayemo nizo twaramukiyemo kandi ese ese makuru Isimbi umukobwa wanjye ndagira ngo tugane ku kibazo tukirangize kuko iki kizazo kiriho wowe n'umugabo ntabwo muzigera mugira amahoro ndagira ngo utubwire ikintu Samweli baje gukora uko biri kose gusa hari ikintu kimwe nabonye ashobora kuba atavugana na Isimbi cyangwa se hari ibindi bintu bimuzana hano cyangwa se uwo Claire koko akaba ari umukobwa we niba mba ntahari akabazi ko uko aje hano abona karibu uko aje aho ntuyabona karibu bivuze ko ni Isimbi rero hari undi nyir'urugo uhari ese Isimbi Samweli yaza akagusanga hano mukavugana imbona nkubone avugana buri munsi ahubwo yakagombye ko atubwira ngo Samweli yabyaye Claire ryari yajana hali ejo ngo yavuye aha kandi noneho yakagombye kuba atazi ngo turihe sasa abantu uburyo yamenya ko turiho wasanga atari n'ubwa mbere ahaje shirigiye muheruka cyagiye tugirana ikibazo akaza mukavugana kuri telefone akaza no mu rugo narimo ndumva yarahaje icyo gihe muherukira none yanaje na hano ariko ntabwo none afite n'umwana mu rugo tubikorera umwana we ahangaha iwanjye hari umwana wa Samweli ako se rero ejo njye nawe twavuganaga iki twapfaga iki ni wowe ubwawe wakagombye kubuza ukuri kurusha uko nkuzi kurusha uko papa akuzi uba hano umunsi ku munsi zawe icyo nicyo n'ubu tutarumvikana ese wenda niba muvugana yize avuga ko hano hafite umwana ibintu by'umwana nyina n'imbizi okay I'm sorry ninjye wakoze ikosa ejo iyo mbahamagara ibibazo bikarangira kuko narakaye ariko nabona ko ndakaye niba yatekereje ko wenda bishobora gukurura impaka nk'umusirikare nk'ingabo y'igihugu akumva ko wenda natera hejuru bakayifata nabi ingabaga bibekera akagaburirwa ibisiga oya witukana winabirakariramo kuko ngiye buriya hari ubyo ntwara ibintu ntabwo mpita ndakara gusa ngiramo ikikamba ngiramo urwikekwe icyo cyo ni ahubwo ndumva ubwe niba muvugana wazamuhamagara ukamubwira ko ufite ikibazo mu rugo ukamubwiza ukuri kugira ngo azaze twumve ibye atubwiye n'iby'uwo mwana n'ukuntu yahageze njyewe ndumva ari cyo kintu cyonyine
cyakemura ikibazo kiri muri uru kuko nanjye ndabangamiwe. ese sorry papa komeza nabi kuko kumva hano muhorana amakimbirane wasanga n'ayo makimbirane mugira adafite ishingiro, wasanga n'uwo Samuel arengana kuko wenda we mutavugana, kuko bya bintu by'aba ex mupfa n'iki njye niwe natekereje kuko inshuro aza byanarangiye papa, ibyo byanarangiye pe. byararangiye. Okay, kubera iki Samuel muri urugo? yewe ese ubwire ufite muhari ko Samuel azanuka. icyo nshaka kukubwira kimwe cyonyine, nzaramuka nsanze Claire yaraje kungenza cyangwa afite ibindi agenza ntazi, haramuka nsanze hari akanunu gato uziho kwisha, umva ataba ari ikibazo Isimbi wajuje kubaka. Kuko njye nisa ntabwo ndi kumva ikintu kubera ko cyangwa n'umugore mbana nawe ni ikindi ntazi. Oya, icyo cyo gitekereza kuko imyaka mumaranye. Sesheri kuki uruganira nabi? Cool down. Sibyo. Cool down. Ntabwo nje hano kugira ngo nteze ikibazo, nje hano kugira ngo dushakishe inzira yo kugikemura. Kunyumva neza? Okay, gusa ikintu cyoroshye ndumva twamagara Samuel kuko ndumva kuri mwe ushata byumva. Ngiye ikintu cyo kizaye Samuel hano ntabwo nkizi, urukambiye ibibazo byacu nge nawe kandi byararangiye. Ubwo nimba kiza hano byaga byakunda harimo ikibazo. Nimba aza kure umwana wakata nawe mbyibwa yatana bimbwiye cyangwa se n'umuntu waka nawe ubwe ategeza binabimbwira byaga byakunda harimo ikibazo. Twamuhamagara rero kazano tugakemura ibibazo bihari. Gusa nge nta kintu kimwe mbizosha. Kabigerageza umyizere.